Nakoze napfa kujyana kape napfa kujyana kino uyanyereka kuryaho none se ndaguha 30 yonyine ngarura gira ngarura 50 kugira ngo nakugana genda uko byose ndabitwara none se uko ndajyana iki ndavuga ngo turushana ko gakashaka ngo iki zana musabwa iki rero turuja Dana bwana kumbuza kandi. Bas. Ubishida muri gahunda. Den. Ariko ubundi uretse ukubutaragena ntana indakwereka impano. Ibeshi mara hasanye ndakubwiye ngo hitugende. Ibeshi. Kadosa kombe kudutema. Ninde jese urufunguza ukaza ukarumura nagutegereje. Nasi yabuye dushiraga mu munsi ntago uzaho riri. Kusi naguze ko ibisambo byateye basigaye baraza kirirwa bari kwegura amabuye hano. Igihe twarushiriyemo siko nta bisambo byari byatwiba. Nibyo kwibwira. Uraje usanga impare yawe bayereranye niba ari byo kwibwira. Gira ni guteri wana jayo giruje kudutema. Je kota kwibarabara mbonye hari abantu benshi. Wenda nakangari wenda nahikurira n'urwunge. None kangire ngohereje bya bigori ne yambabura ibigori biri hehe n'imbabura di biri mu nzu ibigori ni makara nijana kose nijana ni makara rwose ku giciro cyiza uraza kugura tumwe ndamwongeza n'ikivune Kwaja hamuntu harira ukanya ndiko baharunza ya mukubane nizana ni makaya gusa nagari menshi rwose nagari gihari umuntu adakajya w'iki gwatungana gusa urane gihendera ntabwo ari hano rwose niba uri gusa neza uravuga ngo ubanza kuzanga kurya naho uko ari kumva bizasa ntabwo byimarira ra asaba abantu bagiye he uretse kigori ndana ndabamuhengera cyangwa nakiriye ntanaki nyaboneka ni ibigori nijana rwose mukaza tukabongeza n'ikivune urukuzaga twari ikigori turi kumuha n'ikivune rwose abantu bagiye hehera kuri kumva batari kuza ibigori nijana gusa Kitane kwa chana hii uzai ubyimariye usize mbwanje gusara amasaka none ukabubyimariye wavu kwa mimi kwa mimi gahaye nese wagurishije ngaho nasukonje biryoshe abwira ngo ko kana hibi kwa bijya kubima yawe byatawe isaki kwa kujanye gikubita abagura isaki kwa Kolo kunsuzugura sha akansanga hano kwibarabara akansuzugura sha ure ashobora no kutaruraramo cyangwa ubone kugira ngo ntago mbikita kangari ndacyabifite umva ndabyotsa sha nuko ndi kubura n'umuntu n'umuza ngampe wenda kurwunye nje kuba nduzanye mbe ndi kurusoma ndi no kucoteza ariko kuba kumuriro sha utari no gusoma yo kuja gusoma Eke kwa tuta hichi joshera. Eke ndakiga mukana. Ariko mura, yari kigori neza nawe. Ubu kigori umuntu atibonye akatona uzana n'igihe ubako. Oya, antaka kuyifako. Kwa tuta bokakana. Ndakikuyifako. Bari kinone. Ewe data we. Mbese ko takuza kugura. Iki kwa nizana rwose. Ntazinzana rindi hendo.
kugira ngo baze batitire cyasi icyo guhunguza nacibagiwe kiriya waje ni ijana rwose ijana se kugura kangana kugira ngo ni 30 kubona ko iki kigori reba iki kigori none se kuri kubyirira ubwo uzuka ntabwo n'uduhenga abakiriye baragura ibigori bariye ubwo ndaguhenga uri no kubyirira none se umukiriya uraza kugura kino washonyeho gucya oya urapfa kujya wabaye inkoko se cyangwa wabaye inyoni ariko namwe mwaje mureka kuza mwanyine pati oya ngewe rwose muri 30 nakoze napfa kujyana kape napfa kujyana kino oya nyereka kuryaho none se ndaguha 30 yonyine ngaruragira ngarura 50 kugira ngo nakugana genda ubwo byose ndabitwara none se ubwo ndajyana ntabwo kitokinahiye reka oya nanjye ndakiyotereza rero ibya bihemu sinire wabikinisha ntabwo babikinisha gasha ntihajya n'undi uza kubona gasigabaje ariko n'abakiriya bagakara urupangu agatenga nk'amagana 200 ukagwamo ukunde buriya koko ngubwo nta n'intumba nta n'upantaro nakuramo koko komera cyane mukiriya komera cyane ariko abantu hamwe mbaga narabuze rero mwaga mwaragiye he koko Ndoze uko cyanga hara ndi gucuruza ndagwaye uburenganzira wese ni ndugwaye uburenganzira kugisha kigoro gifa ariko n'umuyobozi sa ubuyobozi sinzi ngombwa ko zamuranyaga imitsi y'abaturage sa usanga ari kwegururiza usanga ushikira kubera witonde n'abasimu uranyishura uranyishura umuntu ndakuzeza irayo tejemwa ariko muri nkawe ura nkawe rira ariko ase witonde ariko ngebe sa ntabwo mbom ahubwo tukane neza ntabwo wanzaniye iby'ubuyobozi kuko ubutaka sinari hari ubwo ndabujyana ntabwo nabujyana da ndashobora umuyobozi sha n'umuyobozi ntaduza yego uri umuyobozi ariko nanjye ndi gushaka ubuzima na Kagame ubwe yari icyo yaravuga ati none dukura amaboko mu mufuka dukora none usanze ndi kwikorera none ugenda ukubinyaga umva ubwo ntabwo ari uburenganzira bw'ubuyobozi rero wowe usanga uyakera Bihemu rero ntabwo iby'ubuyobozi wabibona n'umuyobozi cyane cyane kuko n'amanyenyeri wayabonye ariko Kagame yavuze ngo dukwiye turihangira umurimo niba mpande umurimo wo kwitoreza hano ku ibarabara ntabwo wazi kuntesha umutwe urukumva ndabijya nashonje sha ntacyo umuriro cyangwa ujye muri ubuzima bihehera nakubwiye ngo uracyana giti irafosa umva mato izo rupfu zanyu zateye ngaho wongera ukore ku kigori ni ukuri kw'Imana na mama ni kumva wongera ugikoreho ntabwo ari wowe umuyobozi wenyine uri kubyumva ntabwo ari wowe umuyobozi wenyine nawe hari aho bakurusha amapeti ndabona mubwire mushuti wacu nakubwiye wanga kumva kandi ko ndi umuyobozi iyo nkubwiye nkakuma buriya gikuta nawe sukizi isi ninshi n'imigezi ariko rero ntukajya uraza uri kunkanga ngo ni ukuri umuyobozi yego uzi ukabwira neza ntumva kandi
ibyo ko bitari kwaka ndavuze ngo ubwiye neza barakabiri wagiye bazahanga ko nkangisha ubuyobozi ntabwo ibyo byavamo barakabiri wagiye ariko se ubundi niyo nagenda ntabwo najana itakajya ndajana imbabura yanjye nazanye njyane n'ibigori nawe najana ibigori ibisigarana ndavuze ngo turushana ko gashaka ngo ngwiki zana ubusa bwawe njye rero turushya genda vuba nuko mvuze kandi baje ubishyize muri gahunda genda ndavuze ngo baje yewe data fasha fasha ntawumva ndavuze ngo genda ariko kagira ngende ndahumva turi aho ngaho twahangana rero n'ubwo uri umuyobozi ntabwo ikizi namusigara ndavuze ngo genda bana urawukeye rero ariko ibiki ntawumva fata fata genda ukora neza uzashya ariko nta kibazo ndavuze ngo genda genda ariko genda Thank you.